ishaka kuko yarangije guhindura amateka y'uko ishaka ko izakugira. Hari uko yaremye igiye kukugira. Hari ibyo igiye gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Uzaniye urufatiro rw'ubufatika. In the name of Jesus. Amen, amen. Mari guha umugisha. Nawe guha umugisha. Uranyuzwe? Ndanyuzwe ariko nawe mfite icyifuzo nshaka ko wansengera. Kimbwire dusenge. Umutima wanjye uraremerewe. Kuva namenya ubwenge nahuye n'ibintu ku buryo njye nicara nkumva umutima wanjye wenda guturika, nta numva mfite nakizera nabiganiriza, nkanga no kuba nabibwira umuvandimwe wanjye nkamutera agahinda. Umutima wanjye nyine ukuntu uremerewe bitewe n'ibintu nagiye ncamo by'amafamiye, numva nta kintu mfite cyo kubabarira muri njye, nta bumuntu. Kubabarira famiye yanjye byarananiye kandi bihora binzenguruka, kugeza aho nageze gufata umwanzuro ndavuga ati se nzajya guhura na Gerard basi twicare tuganira, mpishe isura mbimuganirize numva nduhutse muri njye. Ariko nabwo ntinya amaso ya rubanda, kozi w'Imana nawe urabireba ndabizi ko ufite amavuta. Birebire. Ihangane. Ibyo Satani atunyuzamo byose aba ashaka kutwereka ko tugomba gupfa. Wabyumvishije sheri? Satani aba ashaka kutwereka ko tugomba gupfa. Ariko muri biriya bibazo byose n'ibintu ducamo umunsi ku munsi, biriya byose tunyuramo amanywa na nijoro, biriya byose tunyuramo uko bwije n'uko bukeye, ntabwo turabo gupfa. Kuko nyuma ya biriya bibazo twebwe turaba ingenzi, tutariho n'ibyabaho. Ni nayo mpamvu tugomba kubyereka ko bitagomba kudutsikamira.